turasuje inshuti zacu za Gusenga Everyday muri mu Rwanda, muri inshuti zacu zakadasohoka mudukwikira buri munsi. Turasuhuje abari Burundi, turasuhuje abari muri Uganda, abari muri Kenya, abari muri Australia mudukwikira turabashimira ngene mugera mudukwikirana, abari muri Amerika, maze ko ari inshuti zanje muri Canada ndabashimiye ko mugera mu nanje buri munsi. Nsuhuza inshuti yanje iri muri Amerika muri North Caroline, Imana iguhumugisha cyane. Fabrice uri Dubai ndagushimiye, Imana iguhumugisha cyane. Kandi dusuhuza inshuti ziri muri Asia no muri Europe, nkuko mubona kuri Caméra ya Gusenga Everyday. Gusenga Everyday ni shakiro ry'ubutumwa bwiza, kandi Everyday Gusenga Everyday ni gusenga buri munsi. Nkuko twabibasezeraniye ko tubagezaho abigisha batandukanye. Nk'uyu munsi murabona kuri Caméra ya Gusenga Everyday ko turi kumwe n'umutumirwa Imana imugutumyeho. Imana imuhaye ubutumwa bukomeye cyane bwiye kugezaho. Muri abanyamuryango tubahaye kaze kugira ngo mumwakire. Watangira wibwira abantu urinde uri umuntu ki? Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kubw'iki kizere mutugiriye cyo kutwakira kuri Caméra. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Amazina ni Prophète Eugene, ndi umukozi w'Imana. Mboneyeho n'akanya ko gusuhuza abari mu ntara y'Uburasirazuba, mu karere ka Kayonza, mu mujyi wa Kigali, inshuti zanjye abo twagiye dukorana umurimo w'Imana. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Twongeye gusuhuza abantu bari mu bihugu byo hanze, abari muri Amerika inshuti zacu, abari mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Burayi, za Australia ndetse na Canada n'ahandi hose. Inshuti zacu za bugufiya mwese, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turanezerewe rero uyu mwanya koko ijuru ryatugiriye ikizere cyo kongera kubana namwe muri uyu mwanya. Amahoro y'Imana nabane namwe, nifuje kuganira namwe muri aya masaha. Niyo mpamvu tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri iyi minota cyangwa muri iki gihe Imana iduhaye amahirwe yo kuganira namwe. Yesu abampera umugisha mwinshi cyane. Reka munyemerere dusome aya magambo ari muri Mariko, ni igice cyaho cya mbere. Turasoma umurongo wa 40 ndetse na 41. Umurongo wa 40 hari amagambo avuze ngo umubembe aza aho ari, aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati washaka wabasha kunyiza. Aramubabarira, arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka, kira. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nkuzaniye ijambo uyu munsi wa none rivuga ngo Yesu arabishaka, kira. Yesu arabishaka, Yesu arabishaka. Ntago nzi ikibembe waba umaranye iminsi icyo ari cyo, ariko ibibembe biba mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Haleluya. Hari ibibembe tujya tubasha kubonesha amaso yacu, hari ibibembe biba mu mitima yacu, hari ibibembe biba mu buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu arabishaka, kira. Yesu arabishaka yuko kiri ikibazo umaranye iminsi. Ole patokeza. Ibibembe biza mu buryo bwinshi, ariko uyu mwanya mu butware nahawe nje kugutandukanya n'imbaraga z'ibibembe bikumazeho iminsi. Sinzi ikigeragezo umaranye iminsi, sinzi ikibembe umaranye iminsi, ariko nkuzaniye Yesu. Nje kukubwira Yesu ujye ubasha gukiza, nje kukubwira Yesu ujye ubasha gukuraho imibabaro, nje kukubwira Yesu ujye ubasha gukuraho intambara zo mu mutima. Nje otemando lebasia. Shuti yanjye unkurikiranye, ubasha kugira urugo rukakubera ikibembe, ubasha kuba mu busiribateri nabwo bukakubera ikibembe, ubasha kurwara indwara nayo ikakubera ikibembe, ubasha kugira inshuti nayo ikakubera ikibembe. Ole bando zaigrere. Ariko uyu mwanya nkuzaniye nkuri kubwira ngo Yesu arabishaka. Yesu arabishaka, sohoka muri icyo kigeragezo. Yesu arabishaka, sohoka muri urwo rugamba. Yesu arabishaka, sohoka muri ubwo burwaye. Yesu arabishaka, lemone paya. Yesu arabishaka. Reka mbabwire mwabantu mwe, iyi saha ya Yesu yageze arakora, kandi ahantu Yesu yageze hava bikemuye. Haleluya, haleluya. Umugabo Namani nkuko Bibiliya imuvugaho, yari
umugabo w'umunyacyubahiro, yari umugabo w'igiciro, yari umugabo ukomeye kigeretse kuri ibyo, yari umugabo w'ingaba, ariko yari afite ikibazo cy'ibibembe, yari afite ikibazo cy'ikibembe, yari afite ikibazo cy'ikigeragezo cyari kimutinzeho. Ntago nzi ikigeragezo utindanye nacyo nshuti yanjye unkurikiranye, ntago nzi urugamba utindanye narwo, ntago nzi uburwayi utindanye na mende pando glore, ntago zeremo otaya, ariko humura, humura, nje kukubwira Yesu ubohora, nje kukubwira Yesu ukiza ibibembe, nje tuzaye de bosaya limaya. Umuntu abasha guhura n'ibibembe by'uburyo bwose. Wahura n'ikibembe cyo kwifuza umwana wubatse urugo ntumubone, wahura n'ikibembe cyo gushaka akazi ntukabone, nacyo ni ikibembe. Wahura n'ikibembe cyo kubaka ingo zisenyuka, icyo nacyo ni ikibembe. Wahura n'ikibembe cy'inyatsi mu biganza byawe, ariko nje kukubwira Yesu uje kukubohora uyu munsi wa none, nje kukubwira Yesu uje kugutabara uyu munsi wa none, nje kukubwira Yesu uje kugukura ikibembe maranye mbese. Ijambo twasomye riri muri Mariko ryavuze ngo Yesu arabishaka, la boss da grere. Umva, reka nkubwire, icyo usabwa ni ugutumbira. Denema ndiya, icyo usabwa ni ugutumbira, icyo usabwa ni ukureba ku musaraba, icyo usabwa ni ukwiringira, icyo usabwa ni ukwizera. Burya no kutizera nacyo ni ikibembe, no gushidikanya icyo nacyo ni ikibembe. Haleluya, 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 haleluya. Ariko ndakubwira Yesu ubohora, Yesu arabishaka, Yesu arabishaka nshuti yanjye, uwo watumbiriye arabishaka. Erega ibyo yibwira kukugira ni byiza, ntabwo ari bibi. Yesu agufiteho umugambi mwiza, Yesu afite umugambi wo kubohora ubuzima bwawe, Yesu afite umugambi wo kugutabara. Katarababa lewa senema baeklere, Yesu afite umugambi nenesta andadoko wa fire none shikiriye mambaya. Yesu afite umugambi nshuti yanjye, Yesu afite umugambi. Teze bebe begea, Yesu afite umugambi. Haleluya. Umva wa mubyeyi we, Imana irimo irakunyereka uherereye. Lemosi atakiba, wubatse ingo zigeze kuri 3 zikunanira. Nesia, ikibazo ntago ari wowe, ahubwo ikibazo ni ikibembe cy'igisuzuguriro Satani yagusize. Ikibazo ni igisuzuguriro uri kugendana nacyo, ikibazo ni ikibembe cyo kugusenyera ingo, ikibazo ni ikibembe ugendana. Mu izina rya Yesu Kristo, munsi Yesu arabishaka kira, Yesu arabishaka. Ndeka nkubwire, hari imbaraga zepone baya, hari imbaraga zaje kukwepurira, hari imbaraga zaje kukubohora, hari imbaraga zaje gukiza ubuzima bwawe. Yesu arabishaka kira. Wote boza, Imana irimo irakunyereka wowe wanyazwe umugabane wawe nshuti yanjye. Rembotaya, ndabona ahantu hari gakondo yawe, ndeba hari hahagazemo n'inzu, ariko nkabona harabaye uburyo bwo kunyagwa. Hare mondesia, icyo nacyo ni ikibembe cy'abaguhuguje, icyo nacyo ni ikibembe cy'umwanzi waguhuguje. Uyu munsi nabwiye ngo mbwira abantu ngo Yesu, Yesu, Yesu mwize, Yesu wiringe, Yesu wafashe nk'umunyembaraga, Yesu otemanda, Yesu wafashe ukamukomeraho. Aje kugutandukanya n'ikibembe umaranye iminsi, aje kugutandukanya n'ikigeragezo umaranye iminsi, aje kugutandukanya n'urugamba rukumaze iminsi, aje kutaya bebeya. Tugiye gusenga Imana, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none Yesu aje kugukiza ikibembe, Yesu aje kugukiza ikibembe. Nefosa ambete paya nemo tatisa, wagenze ahantu henshi, aho ugeze bakakubwira ngo devaya urazinze, wowe ntuzabona umugabo, wowe ntuzashaka. Ariko niba uyu munsi uneze amatwi, niba uyu munsi ukurikiranye icano, niba uyu munsi uri mu mwanya, niba uyu munsi uri mu murongo, Yesu aje kugwanaguraho icyo kibembe. Ukimaranye imyaka ntazi, urakigendana, ikibembe uragenda mukagendana, ikibembe uricara mukicarana, ikibembe urahaguruka mugahagurukana. Ariko hari Yesu uje kugukiza ikibembe, hari Yesu uje kugukiza ikibembe, hari Yesu uje kugukiza ikibembe. Sope ene mababaye, hari sele wandekia, ho metaya lebo tikazeleya. Reka nkubwire nshuti yanjye unkurikiranye aya masaha, lemo ntago waba ari wowe ubaye wa mbere n'uwa nyuma Yesu agukiza ibibembe. Ariko uyu munsi nyemera aho uri dusengana Imana, ukimara kumva repotegea ubu butumwa ukabwumva ari ubwawe, uza gupfukamira aho uri uhereze Yesu icyubahiro, kuko Yesu yamanukiye kukubohora, Yesu yamanukiye kugukiza. Ndazepaya, ndabona ikiganza cy'uwera kiri kuzenguruka, ndabona depayi menezeya, ndabona kizenguruka, ndabona kigenda gishaka bakubohora. Nebere taya gebra,
dozaya nyemera hagarara neza guma mu mwanya urimo ihanganira ibyo ahuye nabyo Yesu araje ihanganira urugamba ahuye narwo Yesu araje ihanganira icyo kigeragezo ihanganira icyo kibembe Yesu aje kugukiza Yesu aje kugutabara Yesu aje kukwiyereka Yesu ugiye kumubona reka nkubwire nkuzaniye inkuru ikubwira ngo wewe wahuye na Yesu cyagiye niwe mugiye kongera guhura wewe wamenyanye n'Imana cyagiye mugiye kongera kumenyana wewe waganiriye n'Imana cyagiye mugiye kongera kuganira reka dusenga Imana reka dusenga Imana reka dusenga Imana reka dusenga Imana wirebosi ya kreba reka dusenga Imana wofaya gene pataya reka dusenga Imana reka dusenge reka dusenge reka dusenge ngiye kubona mbona ikidendezi cy'amazi meza mbona abantu barimo binjiramo bakiri ibibembe binjiramo bakiri ibibembe icyamuka wa mbere wo kwinjiramo icyabuka wa mbere wo gufata iya mbere icyama ukaba depodere icyamuka wa mbere reka nkubwire nshuti yanjye uyu munsi wa none kubw'ikibembe umaranye iminsi kubw'ikigeragezo umaranye iminsi kubw'urugamba umaranye iminsi hari Imana ije kugutabara hari Imana ije kugutabara icyo kidendezi kiri imbere yawe kigereranya nka cya kindi cyitwa Betesayidi icyo kidendezi nukinjira murabohoka nyemera za muri biganza byahuri hose dusenga Imana monde sere de mataifea Sherepando honestko fire lugize mireko turuwa kamamba mwizina rya Yesu ndirukanaho n'uyu muntu urarwana n'imbaraga z'amahembe waba uri mu bihugu byo hanze waba uri muri Afurika ndakwamagana izi mbaraga ndakwamagana izi mbaraga z'ibitega ndakwamaganaho izi mbaraga z'amahembe urarwana nazo repotika zaya uragera mu nzu yawe ukabura amahoro uragera ku buriri ukabura amahoro mwizina rya Yesu ndakwamuraho uyu mwuka icyo nacyo ni ikibembe ndagitwika ndaruha mu nyanja y'umuriro n'amazuko nepidesopaya rema ya sika baba daturakoze kubw'abantu ndeba bari kubohoka urakoze de peridoza urakoze data urakoze ko mbonye hari abantu usubizamo ibyiringiro mbonye hari abantu usubizamo imigabane yabo mbonye hari abantu ugarurira ibyabo byanyazwe data ndagushimiye shyirwa hejuru wera wa Isiraheli pfukamirwa kandi uhimbazwe ko kutabaye ubwoko bwawe ko kutabaye abana bawe bafashe umwanzuro wo guhindukira bafashe umwanzuro wo kugaruka bakinjira muri kira kidendezi urakoze Mana ndagushimiye shyirwa hejuru gupfukamirwa no kuremerwa ndetse no guhimbazwa byose bibyawe nibihe bidashira mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen Imana y'amahoro nibamera umugisha ndabakunda Yesu nabashyigikire nkuko nababwiye ni inshuti yanyu Prophet Jene mwaganira gareka soze ntanga nomero ya telefone shobora kugira ikibazo ugakenera yuko twagufasha koko niko Imana yaduhamagaye tubereyeho gufasha abantu bafite ibibazo nk'ibyo kandi Imana yagiye itabara ku mugaragaro twese bamahanga yose abireba nomero yanjye ni 078 ongera 8 59 08 91 ndayisubiramo iyi nomero ni 8259 08 91 mugira amahoro y'Imana shalom shalom amen.